Kankomereze amakuru mu karere ka Ruhango ku musore witwa Niyodusenga Olivier wagiye gutanga ikirego nyuma y'uko papa we apfuye nyina agatangira kwinjiza abandi bagabo bakaza gusambanira iwabo. Noneho biravugwa ko uyu musore yakubiswe izakabwana zikamwumiraho ubwo nyine yazanaga umugabo ngo aze kumusambanya cyangwa se aze gukora imibonano mpuzabitsina y'abakuze, biza kurangira uyu musore ashaka kubitambika, umugabo ndavuga umusambane wa nyina arangije amucira inkoni aramuhondagura. Uyu musore rero akaba yagiye kubitangazamakuru mu gutanga amakuru kugira ngo ibyo ngibyo yakorewe rwose bijyanwe mu rukiko. Ntabwo ndibuze kugenda nakubwiye amakuru y'uko M23 iryamiye amajansha nyuma y'ibyo inyeshyamba za Wazalendo zayikoreye i Walikale. Iyo mirwano yongeye kubura kwa gatanu ku itariki 10 Ukwakira 2025 Ikibati muri Grupoma ndetse ya Ruberika muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru hagati y'inyeshyamba za FC ndetse n'inyeshyamba za Waza. Rero amakuru agera kuri Actuality-CD dukesha iyi nkuru avuga ko iyo mitwe yitwara gisirikare ya Waza yaturutse imibo nko mu birometero 5 mu burengerazuba bwa Kibati yagavye ibitero ku birindiro by'inyeshyamba zama kuva saa 11 za mu gitondo. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye mu gace kabereyemo imirwano. Ubwo iyi inkuru yakorwaga bivugwa ko urusaku rw'amasasu rwumvikanaga hafi ya Habura ndetse no burasirazuba bwa Kibati. Abaturage benshi bakomeje kwifungirana mu ngo zabo kugira ataza kugira ubikomerekeramo. Ayo makuru nayo ndaje tuyavugeho mu buryo burambuye. Niba ruga mbere uhageze reba kuri buto yanditseho subscribe mwandire no kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira kandi tunakugezaho amasaha 28 ku yandi 28. Umusore witwa Niyodusenga Olivier ni wo mu karere ka Ruhango yakubiswe n'umusambane wa nyina witwa Theoneste. Uwo musore avuga ko nyuma y'uko se apfuye nyina yahise atangira kujya acyura abagabo bakaryamana nabo kugeza naho igitanda cya se yararaga naho na nyina bakivunnye bari gusambana. Yakubiswe n'uwo musambane wa nyina amuvuna ukuboko ubwo yivangaga mu mubano wabo hagati ya nyina ndetse n'uwo mugabo. Bivugwa ko ngo uyu musore yaramaze kurambirwa ibyo ngibyo nyina akorera muri iyo nzu, hasigaye acyura abagabo bakaza gusambana nawe kugeza n'ubwo bangije igitanda cyahoraga kiraraho na se, bikaza gutuma uyu musore atanga ibibazo mu buyobozi nyuma yo guhondagurwa nk'izakabwana nyuma yo kwitambika nyina n'abo ngabo be. Nkuko nibikubwira nibigusezeranyije amakuru ava muri Actuality-CD dukesha iyi nkuru avuga ko imitwe yitwara gisirikare ya Waza yaturutse imuba nko mu birometero 5 mu burengerazuba bwa Kibati yagabye ibitero birindi ku birindiro by'inyeshyamba za Waza kuva saa 11 za mu gitondo. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye mu gace ndetse kuberamo iyo mirwano. Ubwo iyi nkuru yarwagarwamo bivugwa ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye hagati ya Habura ndetse n'uburasirazuba bwa Kibati. Abaturage benshi bakomeje kwifungirana mu ngo zabo kubera iki kibazo. Umuhanda uhuza Shebero na Mugenzi warafunzwe. Iyi nkuru yibutsa ko inyeshyamba za FC zigaruriye umujyi wa Kibati kuva muri Mata. Bivugwa ko ababazalendo bamaze kugerageza inshuro nyinshi kwigarurira kariya gace ariko ntibabashe kubigeraho. Ngayo nguko kandi nanone umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe FC General Major Sultan Emmanuel Makenga yiteguje ko mu minsi mike iri imbere uriya mutwe uzigarurira umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Makenga yahaye ubwo butumwa abatuye muri kariya gace ka Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo abinyujije muri guverineri w'iriya ntara Patrick Bisusu Bwangwasi Shombo. Uyu muyobozi ubwo yari mu nama n'abaturage bo muri yari Kamanyora kuwa 4 tariki ya 9 Ukwakira 2025 babwiye ko amakuru turi kumwe na General Major Sultan Makenga yabwiye ati genda ubwire abavandimwe banjye bahariya Kamanyora ababwire ko mu minsi mike cyane turajya gufata Uvira. Umujyi wa Uvira umaze igihe urinzwe n'ihuriro ry'ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta zirimo FARDC, FDLR na Waza ndetse n'ingabo z'u Burundi. Muri ya nama yabereye i Kamanyora Profe Stanislas Bereki usanzwe ari umuyobozi uri mu buyobozi mu biro by'umuhuzabikorwa FC Colonel Nanga yasabye abawaza
yasabye Wazalendo ziri muri Uvira kwitandukanya n'ingabo z'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ndetse zigahuza amaboko n'ama